nta kwiterije cy'inkuko bakunze kubivuga ruswa mu gihugu cyacu irahari 22%. Imizi y'icyo cyorezo iganje mu nzego 17 zakozweho ubushakashatsi. Urwego rw'abikorera ku giti cyabo ruyoboye izo nzego zose zahaye rugari iyi mungu ishegesha iterambere ry'imibereho y'abatifite. Imibare y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda irerekana ko kuri iyi nshuro abanyarwanda bahuye na ruswa bari ku rugero rwa 22%. Icyakora muri 2022 bari ku rugero rwa 29.1%. Ibyo bivuze ko ari inzego zimwe zacishije make bituma bigabanukaho 7.1%. Icyakora abakora mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo byababereye umwanya wo kurushaho gusogongera kuri ruswa. Ruswa mu mashuri yisumbuye yavuye kuri 5.04% byo muri 2022 ubigeze ku 8.30%. Akagahigo katumye begukana umwanya wa kabiri bavuye ku 9. Mu mashuri abanza ho bavuye ku mwanya wa 13, ubu batumbagiye bagera ku mwanya wa 3. None akagahigo ko kudaca kuri ruswa na gato mu mashuri abanza n'ayisumbuye bagakesha iki? Bwana Apollinaire Mupiganyi n'umuyobozi nshingwabikorwa Transparency International Rwanda. Abayobozi b'ibigo by'amashuri bakoresha mu bubasha bwabo bafite bakabona indonke cyane bijyanye no kwiha amasoko ajyanye no kugaburira abana mu mashuri. Ariko biriho biragaragara ko abayobozi b'ibigo by'amashuri bari babikoresha mu nyungu zabo bagashyiraho ya makampani yabaringa ikaza yitwa izina runaka ariko inyuma nyiri kampani ari umuyobozi w'ibigo by'amashuri. Ibyo rero bigira ingaruka nini cyane kuko nkuko byagarutswe n'ubushakashatsi usanga ireme ry'uburezi ridindira, usanga kugaburira abana nabyo bahabwa ibiryo bitujuje ubuziranenge igihe babihererwa n'ingano y'ibyo bagomba kubona nayo ishobora gukemangwa kuko turabizi iyo umuntu ari umucuruzi ariho ashaka inyungu akora ibishoboka byose kugira ngo abone inyungu nini. Nubwo igipimo rusange kuri ruswa mu Rwanda kigabanuka ariko inzego igaragaramo zo zikomeje kurwanira umwanya wa mbere muri ruswa, ariko ntibikuyeho gahunda zashyiriweho kuyihiga. None kuki zitayihagarika burundu? Bwana Apollinaire Mupiganyi. Rero ruswa irahari, ntabwo tuvuga ngo yaragabanutse, we ya ruswa irahari kandi imbaraga zacu zanyu twese ziracyakenewe kugira ngo koko tuyirandure, dukomeze dutera imbere tugabanya biriya bipimo. Nituza tukagera kuri 5% mu gusabwa no kwitanga muri rusange, tuzavuga ngo turagera mu ahantu heza kuko ntabwo dutekereza ko tuzagera kuri 0. Gira ngo murabizi ko na Yesu cyangwa no mu ntangiriro z'iyisi bavuga ngo Adamu na Eva bakoze icyaha kubera ruswa. Ubwo rero ni ikintu tugomba kubana nacyo, ariko icyo tugomba gukora no kugira ngo tugabanye ingaruka zacyo ku banyantege nke, kuko hari bamwe bafite n'ubushobozi bwo kuba bashobora gutanga ikiguzi cyayo basenya igihugu cyabo birumvikana, ariko bari abanyantege nke tugomba kubarengera. Icyakora urwego rwa leta rushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda ruremera ko ari bikenewe gushyirwamo imbaraga kugira ngo izo ngamba zirusheho gutanga umusaruro. Madamu Nirere Madeleine n'umuvunyi mukuru w'u Rwanda. Nibyo ingamba zirahari nyinshi pe, igikene no kuzishyira mu bikorwa uko bigomba. Ni ukuvuga ngo buri rwego gukurikirana imikorere yarwo. Burya ni ngombwa ko urwego rubanza kwisuzuma urwarwo. Mu rwego rw'umuvunyi twebwe rushinzwe kurwanya akarengane na ruswa tuzakurikirana za rekomandasiyo cyangwa ibyifuzo nama ko bikushyirwa mu bikorwa. Inzego nazo zishinzwe gukurikirana no guhana ziri maso, nubwo babango abarinzi bajya inama n'inyoni z'izindi. Uyu muryango wagaragaje ko inzego z'ubutabera arizo zakiriye amafaranga menshi ya ruswa. Abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ngo bahawe amafaranga menshi kugira ngo barekure abafungiye muri kasho. Abashinjacyaha nabo ngo bakiriye ruswa kugira ngo bataregera inkiko dosiye z'abakekwaho ibyaha. Uyu muryango ugaragaza ko abacamanza bo bakiriye amafaranga kugira ngo bemerere uburana guhabwa umunsi wa vuba wiburanisha. Iyi mibare kandi irerekana ko abatanga amakuru kuri ruswa bagabanutse kubera ko ngo batekereza ko abo baregera ari nabo barega, bikaba byasa no kwishyira mu mazi abira kandi bayareba. David Nzabonimpa, TV 10.